Ibihe byiza bakurikirana ubukungu talks, hashize igihe tutavugana ariko uyu munsi reka tugire ibyo tuganiraho mbere yuko dutangira noneho kuzajya tubaha content mu buryo buhoraho. Hari inkuru ubushize Beneri yitabye Sena, aho yari yagiye gusobanura ibintu byinshi tutaje gusobanura byose uyu munsi, ahubwo tuje kurebamo ikintu kimwe. Senateri Evode yabajije ibibazo bibiri. Yabajije ku kibazo cyerekeranye n'ibintu by'amafaranga by'inyandiko zihabwa abakiriya bagiye muri banke. Hakaba hari ibindi bintu badasoma biba biri inyuma kandi biba bifite icyo bisobanuye ku masezerano bagiye gusinyana na banki. Ibyo ngibyo reka tube turetse kubivugaho uyu munsi, wenda tuzatangira kubyigisha abantu bajye banabamenya iyo bagiye muri banke n'iki bagomba gusangayo. Ahubwo reka tuze turebe noneho ku kindi kibazo cya kabiri babajije ku kibazo cyerekeranye n'aya mafaranga nkoranabuhanga. Ibi bintu twabiganiriye hano cyane, abafite umwanya musubire inyuma mujye kureba ibiganiro twasobanuye ku kintu cyitwa Bitcoin. Nongera nkora ikindi kiganiro cyerekana n'impamvu amafaranga ya CBDC rimwe na rimwe wenda yo na crypto atari ibintu bibiri wagereranya. Ariko ejo bundi hari guverineri wa banki nkuru y'igihugu we yakuyeho aravuga ati Bitcoin ntabwo ari ikintu abantu bakwiye gushoramo. Reka tugaruke kuri iki kintu. Uyu munsi noneho reka tuze noneho turebera hamwe ni ukubera iki banki z'igihugu zose, apana n'iyo mu Rwanda, banki y'igihugu zose abantu bareba gukurikirana, wenda Twitter hando yanjye uyu munsi nibwo nabishyizeho mvuga umuyobozi wa SEC ni ikigo gikomeye cyane cyerekeranye nk'aho twagereranya nk'aho ari cyo kireba ibintu byose byerekeranye amafaranga, ivunjwa amafaranga n'ibintu twita securities and bonds. Ibintu byerekeranye aho ngaho ni Security Exchange Commission. Ni ukuvuga ngo irebera hamwe uburyo abantu bacuruzanya hagati yabo amafaranga n'ibisa nk'amafaranga, impapuro mpeshwamwenda, ibintu nk'ibyo byose byerekeye aho, ndetse inakunda kuza cyane iyo haje havugwamo ibintu bya share. Uyiyobora agiye kuvaho, bimwe mu byo azize harimo no kuba crypto byaramunaniye, umuvuduko wo gukundwa no kwizerwa n'abantu wararenze uburyo yari ari kubemeza yuko bo ifaranga ritekanye, ku buryo nonaha igihugu gifite umukoro ukomeye nka Amerika cyo gufata ngo abantu bagumye bizere ifaranga ry'idolari nk'uko natwe turyiza tunaryubaha mu bihugu turimo. Kaze neza ku bukungu talks, reka tuze turebera hamwe kubera iki banki z'igihugu zitinya amafaranga nk'aya nkoranabuhanga. Uyu munsi reka turebe gatoya. Ikintu cya mbere nababwira, ntabwo cryptocurrency ubu nonaha zizasimbura amafaranga asanzwe azwi nk'ayo twita fiat. Tuzabisobanura ubutaha. Ni amafaranga dukoresha icyizere twizerana, rura rupapuro rwasohowe na banki tukezera yuko ari amafaranga kandi ninyaguha nawe uri bumpe icyo nshaka, hagati yacu tukabasha guhahirana. Ni ukuvuga ngo nta kindi kintu biba bihagaze usibye ibyizere cyangwa se icyizere wowe ufitiye iyo noti, nanjye no kuba nemera ko iyo noti ifite ikindi kintu yamarira. Rero ubu debate ziriho wenda inaha wenda cyangwa se mu Rwanda ntabwo turatangira kuzijyamo cyane, ariko ni ikintu cyangombwa cyane kubera yuko ntago abaturage bazahora barindwa batabwiwe impamvu barindwa, cyangwa se babwiwe impamvu ariko imeze nk'ayo batera ubwoba itabereka impamvu bagomba guhitamo icyo ngicyo bababwiye. Ibi ndabivugira iki? Ni ukuvuga ngo iyo turebye no mu bihugu bisa nk'aho byadusizeho, ntabwo nk'ubu ngubu abantu bari muri crypto hari impamvu nyinshi mushobora gutekereza zishobora kuba zarabashyizemo, ariko zimwe na zimwe sizo. Ni ukuvuga ngo ikintu mugomba kumenya, banki y'igihugu igomba kwitonda cyane uburyo idiringa n'ibintu bya crypto, kuko hari banki mpuzamahanga ijyanye n'ibintu by'ubuhahirane hagati y'amakampani. Iyi ngiyo ifite na byinshi cyane imarira banki z'ibihugu, izwi nka BIS, Bank of International Settlement. Muri 2021 iyi paper cyangwa se iki kintu cyerekeranye n'iyi nyandiko y'abahanga nayivuzeho no mu bindi biganiro byashize. Ahangaha yerekanaga yuko abantu benshi cyangwa se abantu bashora muri izi crypto
bakenshi ni abantu basanzwe bamenyereye gukoresha serivisi z'ikoranabuhanga za banki. Ahangaha ikintu gihari mugira ngo mubyumve neza, ni ukuvuga ngo banki zose zo mu Rwanda zose zidukangurira gukoresha app, ukabitsa ukabikuza, ukoherereza undi ukakira, cyangwa se babandi mubona bakoresha online. Ni ukuvuga ngo ubushakashatsi bwiswe Distrust or Speculation, the social economic drivers of US cryptocurrency investments. Ni ukuvuga ngo ahangaha ubushakashatsi bwo bwerekanye ko abantu bashoramo ahangaha benshi ari abagabo, akaba ari urubyiruko, kandi ikindi banize. Ibi bisobanuye iki? Bya bindi za ngaruka bari kuvuga cyane nka banki z'igihugu zikunda gutanga, akenshi bavuga impamvu batanga ntabwo ihagije ku muntu wize w'urubyiruko, ndetse waba umugabo cyangwa se umugore. Iki ni kimwe nacyo kintu cya mbere mugomba kumenya. Impamvu none abatanga ati ni ibintu none bishobora kumera gutya, nyuma y'iminota ingahe bikarangira gutya. Ndabibutsa yuko mbere yuko umuyobozi wa banki y'igihugu y'u Rwanda abivugaho, crypto yari igeze ku 92, ubu magingo yageze ku 99. Ikibazo kiba kigira kiti, abantu bahombye bino 7 byiyongereyeho, bino ni trading, sibyo? Urashoye ashaka kunguka buri munsi, cyangwa se icyo dukunda kwita speculative investment, abangaba babungutse amafaranga menshi cyane. Ubu ni ukuvuga ngo hari abantu batashoye kubera yuko iyi nama bababwiye yuko bizamera gutya, ikiri amadolari 400. Uyu munsi ni 99,000. Uwo muntu uzamubwira yuko azashora mu mpapuro wenda meshwa mwenda zo abwirwa wenda ko azunguka 6%, ifaranga wenda urugero rifite inflation n'urugero ifaranga ryacu ugereranyije n'idolari ryataye agaciro wenda urugero nka 16%. Reka dufate urugero, ntabwo imibare nyirebye neza ariko n'urugero. Ni ukuvuga ngo niba wunguka 3% mu mafaranga ari icyo yahahaga uyu munsi, bizasaba kongera 16% nyuma y'igihe runaka kugira ngo ubashe guha cya kintu cyagakwiye kuba giha yayandi. Iyo si inyungu ihagije ubwira investor. Ibi ngibi nshatse kubivugira iki? Navuze nti ntago ari ukurwanya ibyo Benel ivuga, ariko iyo si impamvu ituma abantu bajya muri investment za crypto. Hari abenshi badushinja yuko wenda dushaka inyungu za vuba, ariko crypto nkuko yubatse hari ibintu byinshi maje kuzana. Hari ibintu byinshi no kuba abantu benshi tuyikunda, cyangwa se no kuba muyibona mu makuru yose. Ahangaha ikintu mwamenya, amakampani ushobora no kuba amakampani nka Tesla, Amazon yayemeye gukoresha za crypto nko kwishyura. Murabyibuka na Donald Trump yaragiye yishyura amabaga akoresheje crypto. Ibi byose buri wese uri muri crypto afite impamvu ze, ariko impamvu zacu twese ntago zisa. Yego urimo agira ngo wenda ari ibindi atekereza, wenda nawe ashobora kugira ikibazo, ariko hano nonaha hari uburyo abantu bumva cryptocurrency ishobora kuba igiye kubangamira banki. Icyambere ni ukuvuga ngo banki z'igihugu zishinzwe kubungabunga cyangwa se gutuma ubukungu bw'igihugu buguma buhagaze neza, aricyo bita soundness and stability mu Cyongereza. Ibi ngibi ni ukuvuga ngo biri mu mpamvu y'ingenzi banki z'igihugu zitandukanye z'ibihugu zibayeho, kubera yuko hafi y'ibintu byose ifite ibigo biyobora ubukungu bw'igihugu, cyangwa se iyo bwazahajwe n'ibi bintu byitwa inflation, hahandi igiciro cy'ibintu kiba cyazamutse ugereranyije n'igihe runaka mu gihe kingana. Ahangaha baba bavuga bati nibo babasha kuba batuma basetinga igiciro amafaranga bagiheraho banki, kugira ngo niba kigabanya bifite icyo bisobanuye kuri njyewe urya, cyangwa se nkabitsa muri banki cyangwa amafaranga yakoresha, cyangwa se bagabanya bikawenda byatuma abantu babona amafaranga mu buryo bworoshye, hanyuma bakayashyira mu ishoramari. Ibi rero bituma n'igihugu kiguma mu biganza, byerekana yuko ari ahantu heza ho gushora, kubera yuko bafite ububasha bwo kuba bakontorera ibibazo nk'ibyo ngibyo. Ahangaha ntabwo nje gusobanura uburyo banki z'igihugu zikora, kuko byo narabisobanuye. Ahubwo ikintu cya mbere aha nari nshatse kuvuga, abantu benshi banki z'igihugu ubwoba zifite rero ni ubungubu zitanashobora no gukunda cryptocurrency. Mbere yuko wenda dusoza, ni ukubera yuko iyo banki y'igihugu idashobora gukontora, cyangwa se idafite ubushobozi bwo kugira ijambo ku gaciro ifaranga rifite mu gihugu, cyangwa se ifaranga rikoreshwa mu gihugu, bisobanuye yuko itagira icyo iba ikora
mu gihe ibintu byaba byahenze cyangwa byahendutse kugira ngo ubukungu bugume ku murongo. Rero ibi ngibi impamvu crypto ntaho akenshi ikunda guhurira nuko Beneri cyangwa se biriya yavuze ngo kugurizanya cyangwa se igihe igiciro iheraho amabanki irakigumisha kuri 6.5 nk'uko byagaragajwe. Biriya nta kintu kenshi biba biri bufashe kuri crypto, n'aya makuru akenshi nta kintu kinini yongeraho. Kubera iki? Crypto yo igendana n'iki? Nayo igendana n'abayikeneye n'abashaka kuyigura. Ibi ngibi nibyo bituma izamuka cyangwa se ikamanuka. Ari nayo mpamvu batangiye kuyiklasa nko mu kintu cyitwa commodity cyangwa se igicuruzwa. Ni ukuvuga ngo ahangaha ikintu ndi kubabwira ahangaha Central Bank, kubera yuko yo ibishaka kuba ifite ububasha bwo kuvuga ngo abantu batuma amafaranga agenda hagati y'abantu aba yavuye kuri bo. Kuko rero crypto ntago ari ikintu kigenwa na banki y'igihugu. Bisobanuye yuko nacyo kibashije kuba cyakoreshwa mu buryo bw'ubuhahirane, bisobanuye yuko amategeko bagenga kugira ngo bakontorere ifaranga byaba bitagishobotse. Ibi rero bibaye ibi ni ukuvanga iyi systeme bari basanzwe bafite yabigiye mu kibazo, ku buryo ibi ngibi niba bagiye gukontorera ifaranga nkoranabuhanga uyu munsi n'urugero mu Rwanda kuko ntibyemewe. Iyo biba byemewe ni ukuvuga ngo bahisemo bakavuga ati reka dutesha agaciro crypto tuyigire zero, aribo babigizemo uruhare. Bashobora gushiduka abaturage twe twashoyeyo amafaranga yacu yagakwiye kuba yagura smartphone tugasanga atanagura n'umugati mu gitondo. Ibi ngibi bihita bituma amafaranga umuntu yashoye ayahomba adafite n'ahantu agiye. Sinzi niba turi kubyumva. Rero icyo gihe bihita bituma abantu muri systeme bagira ibibazo byo kuvuga ngo iyi systeme yatumye duhomba yacu, bakayanga. Ahangaha nta nyungu nabo baba bafite. Ni nayo mpamvu ibihugu bindi byo byateye imbere byahise bitangira gutekereza ku kintu cyitwa stable coins. Hari amafaranga muri crypto, mu isi ya crypto hari amafaranga yitwa stable coins. Ni ukuvuga ngo yo agenana n'agaciro k'idolari. Iyi dolari ingana gutya nayo abangana gutya, iyo ryo ringana gutya ni ukuvuga ngo agaciro kayo nayo abangana nabyo. Nibwo haje rero ikintu cyitwa CBDCs. Nibuka bwa bushakashatsi navuze hejuru bwavugaga yuko amafaranga abantu bashora muri ibi bintu bihutira kuri ibi bintu kubera yuko bimeze gute, kubera yuko bikora neza nk'uko bya bindi abantu bashoramo na rubyiruko. Ikindi cya kabiri ni ukubera yuko byifashisha ikoranabuhanga, kandi abenshi n'iki ni abantu bashaka yuko ibintu biborohera. Ni ukuvuga ngo na banki z'igihugu zashatse kuzana noneho ikintu kimeze nkabyo, byo nibura bazaba bafite amakuru y'aho ikintu cyavuye n'ahandi cyavuye, ku buryo nabo ntibashaka gutakaza umubano bafitanye n'izi za BK, za I&M Bank, za Bank of Africa. Ibi byose bafite bakoresha babiguriza amafaranga natwe biyatugezaho, ntibashaka gutakaza umubano wabyo kubera ko bisobanuye byinshi mu kuba systeme yose yakangirika. Ni nayo mpamvu ntibiteze gushoboka yuko banki z'igihugu zaba mu bashyigikiye crypto, keretse bya bihugu byafatiwe ibihano cyangwa se byagizweho ingaruka no kuba ibihugu bikorera hamwe muri izi systeme zashyizweho, yaba World Bank, yaba IMF, yaba izi ngizi ngo ni zo koherezanya amafaranga za Swift. Abantu bafite ububasha kuri aho, ndetse n'ububasha bwo kuba bwaguriza abantu amadolari cyangwa se byababuza yuko ayo madolari bayakoresha bakayabona abahahenze. Ikindi kintu bavuga ko crypto kubera uburyo ikoreshwa idakontrole n'umuntu uwo ari we wese, byorohera abantu bafite amafaranga yabonetse mu buryo bw'ibyaha kuba bayagira amafaranga meza. Nibyo koko, ariko abantu ntibagomba kwirengagiza neza ko iyi generation yatumye technology zazanywe na crypto ubu none hari ibibazo byinshi ziri gukemura, ari nabyo abantu benshi turi muri crypto cyangwa se twese tuba tureba. N'abantu n'urugero ushobora kuza ukambaza uti crypto yimenye ryari? Nayimenye muri 2020, ariko kubera yuko mu gihugu itemewe, icyo gihe nta mahirwe nagize yo kuba na accessinga wenda ababa barinvestishe nk'uko kiriya gihe byagenze. Ariko uyu munsi nanone niba bikomeje, abantu bakaba barabonye ikintu ari 300, uyu munsi bakaba bakibona ari 100,000, bakaba bataragize amahirwe yo kugishoramo kubera yuko bitari byemeye iwabo. Mushobora kwibaza n'izindi migration zishobora kuzaza nyuma y'igihe ziva mu bihugu bimwe na bimwe bitayemera bijya mu bihugu byemera. Kubera iki? Kubera ko bafite amahirwe badashobora kubona. Bisobanuye ko ya mafaranga bazayakorera hahandi
bayasige hahandi. Ibi ni ibindi bibazo ibindi bihugu bitateye imbere bigiye guhura nabyo. Ikindi nko muri Amerika barayirwanya ku buryo buri hejuru, ariko ntago babyerekana, basa nkaho bayirekura ngo barebe izo innovation ziri buze iruhande rwayo, ayo ma opportunity ari buze, ahubwo bagashyiraho ama task force amera nkaho bo abantu bakoresha crypto n'abantu bo muri leta bari hamwe, kugira ngo leta ibigire amahirwe yo kwiga ibyo bintu nayo itazi, kuko abenshi mu bakozi cyangwa se mu bantu bareberera izi nzego amakuru bafite kuri crypto ni make. Ni nayo mpamvu abari kureba Trump ikintu ari gukora ntago ari uko nawe akunze crypto, ariko nta n'ubundi buryo yagira bwo kumenya ibibera muri crypto atayiyegereje, cyangwa se bimwe mu bigo cyangwa bya leta cyangwa ibindi bigo bya prive bifite aho bihuriye na leta kuba biri kumenya amakuru agenda kuri icyo kintu, kuba bafite task force imenya amakuru kuri icyo kintu, nibyo byonyine byamufasha kuyereka kurusha uko bakerekana kuyanga ku mugaragaro, bikaba byatuma isi ijya mu kavuyo, dore ko ibihugu byemera crypto biri kuba byinshi kandi ibyo bihugu biri kugira abakerarugendo benshi, urubyiruko rubisanga, ayo n'andi maboko biri kuyatiza, mu gihe ibihugu byose ku isi bifite ikibazo cy'urubyiruko. Urubyiruko niba rwashatse kwigira muri ibyo ko hariho rukirira, muzasanga abantu bagiye mu bihugu birimo ibyo bintu, ari naho bashaka kwiturira, bahindure babone ubwenegihugu bwaho, usange n'ubundi bya bindi wirinze cyane ushyiramo imbaraga mu kwerekana kuri kubirinda, birangiye bitumye abantu babigiriye amatsiko, ahubwo bagiye babisanga. Hari abazahomba bashobora kuzababara, ariko abungutse nabo bashobora kuzadomina, cyangwa se bashobora kuzaba ari bo benshi, bigatuma na ba bandi bahombye bibaza impamvu batongeye kugerageza. Bityo buri gihe iyo uvuze ikintu ububi bwacyo, hari igihe uba ukoze advertisement yo kuba abantu bajya kukigerageza. Nawe wakibaza abantu batari bazi ibyo bya Bitcoin, bya crypto, bagiye kugenda bakaba baba scammed cyangwa batekerwa umutwe kubera ko bumvisha ari cyo kintu kigezweho ahantu hose, ahubwo abantu bakaba barababujije batababwiye impamvu bagomba kubireka, kuko impamvu ivuga yuko wahomba ugiyemo ibyo abantu bamaje kujyamo bagahomba byo ni byinshi, kuko ntabwo twavuga ama scam yabaye yose yiyitirira crypto, byagiye bisobanuka nyuma, ariko abantu bahiye kubera iki? Babigiyemo nta bumenyi bwinshi wagiye, babitinye kubera ko babwiwe hoya gusa, ariko ntibamenya byinshi, ariko kubera ko bari kugerageza bimwe bikanga, bagerageza no kuri bya bindi bashiduka, barahombye ariko batagiye no muri crypto ya nyayo. Aka ni kamwe. Ikindi nanone, iyo uri gutanga ubutumwa nk'ubwo ngubwo, ntabwo biba bisobanuye yuko ababyumva bose bari kubyumva kimwe nawe, kuko ntabwo twe tuba dufite ubwo bwenge bwo kuba warabimenye byunguka cyangwa bigahomba, sibyo? Ikindi nanone, crypto, ibigo binini by'ama pension fund zo muri zahe mu bihugu bitandukanye baguzemo amantuza ama crypto yo kugira ngo babashe kubona indi investment portfolio yabo ibasha gufasha kugarura amafaranga. Ibi nabyo se tugende tubyerekana ko nta makuru namwe mushobora kugenda mugashaka mukabona. Bityo twe tubona dusoza, tubona uburyo bwiza bwo kuba umuntu yakirinda ikintu. Ubwa mbere ni ukumwigisha icyo kintu akabanza akakimenya, hanyuma noneho abantu bakaza kureba icyagisimbura ni ikihe ku buryo byaba bimeze neza. CBDCs bavuga yuko biramutse bigenze neza mu Rwanda batangira kuyikoresha muri 2026. Iyo ni imyaka 2, kandi harimo ibintu byinshi cyane bisabwa nkurikije ukuntu nyizi n'amakuru nyifiteho, nabaye muri systeme nibura gato bayikozeho baranayimplora, biragoye yuko 2026 byakunda. Ntago ari uko mbipinze, ariko bakenewe amatesting n'abantu no kuyigisha abaturage ku buryo bayimenya, ku buryo n'abayikoresha baba bazi ibyo bari gukoresha, bakabasha kuguha feedback igendanye nabyo. Ntago ari ibintu baza bagabura bihiye ngo buri wese arashonje kandi nibyo biryo byonyine yemerewe kurya. Niyo mpamvu iyi systeme, ni nayo mpamvu abenshi mu bindi bihugu gukoresha ibintu biri online biraborohera, ariko muri Afrika USSD code zo nizo ziborohera. Nta muti umwe ku bintu byose ubaho, ariko iyo abantu basobanuriye impamvu bagomba kureka ikintu, nibyo byoroshye cyane, kuko kubera yuko icyo kintu baba bakizi, bakamenya n'impamvu bagomba kukirinda, buri wese akiremera impamvu ye. Ariko ntago impamvu nge nabaha yaba ihagije yuko icyo kintu mukireka. Niyo mpamvu banki z'igihugu ntizigera zikunda crypto, kubera yuko yubatse bitandukanye kandi itanga ubwigenge butandukanye cyane n'ubw'ifaranga risanzwe riduha. Kuko uyu munsi ushobora kuba ufite amafaranga, banki ije ikaba yahinduye inoti, abafite za zindi yabishaka avuga ngo abafite izo noti ntibazikoreshe,
ibyo byose nabyo ni ibintu bishobora kubaho, ni scenario. Cyangwa se uyu munsi ushobora gushiduka amafaranga yataye agaciro, ibyari ibirayi bigura 100 ugashiduka byabaye 30, ari ukubera yuko n'igihugu nacyo hari ukuntu gifite uko cyamanaginze ibintu mu buryo butari bwo, amafaranga nayo agata agaciro. Hari ibintu byinshi twashoyemo tugahomba, ariko nanone uburyo bwiza bwo kwirinda crypto n'ubundi nibiva mu magambo atangajwe n'abantu bari ku ruhande rwa central bank cyangwa se banki, ntabwo bazigera bashyigikira crypto nayo ifite system yayo yitwa decentralized. Niyo mpamvu n'ibindi nabyo bizaza byitwa CBDCs, ariko ntishobora kwitwa crypto ya leta, kubera ko crypto kugira ibe crypto bisaba ko ari decentralize, apana kuba biri centralize cyangwa se biri mu biganza by'umuntu runaka. Ciao, shalom, naho utaha.